by'umwihariko atabarutse yari afite umushinga wo gufungura radiyo, ariko nibyo koko umugabo apana imishinga. Tuyishime Joshua aracyariho mu bihangano bye, tuzamumva, tuzamukurikira, abamushyigikiye n'abamukunda. Turizera ko iki ni igihe ahubwo cyo kwereka imbaraga z'uko twamukundaga. Reka rero nshimire mwese mwakomeje kutuba hafi, mwese mwakomeje kudushyigikira. Umuryango urabashimira by'umwihariko. Jay Polly bro, uri ku mutima kandi ntabwo tuzigera twibagirwa Jay Polly. Nta ntwari ipfa. Jay Polly asinziriye, ariko ijabiro kwa Jambo tuzongera tumubone. Bro, respect. Jay Polly twabanye guhera muri za 2012 duhujwe na Amaji de Black, tugiye nakoreraga City Radio. Kuva icyo gihe nagiye ngenda gake cyane mu bintu bya showbiz, ntabwo nagaragaye muri showbiz, ariko twagize umubano uri close hagati yanjye nawe, ku buryo nubwo byaba ari igihumbi kimwe afite, yambwiraga ati ko ngize iki gihumbi reka nguhemo aya, ariko twese dusharing. Yakundaga kumbwira ati mu buzima ujye ubaho wirinda gutakaza inshuti, atahubwo uharanire ko byibura bwakwira wungutse inshuti, ariko nayo yige. Ndabyibuka iyo twajyaga tujya nk'ahantu cyane cyane ari mu bitaramo, yambwiraga ati uncungire abo bajura. Yakundaga kugatera ime ati nubona ngiye kujya mu buyobozi duhite tunyorosha. Ibyo bintu exigira arabizi, abantu benshi cyane bo muri showbiz barabizi. Ubwo rero Jay Polly ntago azimye, asize abana, asize umuryango mugari, tuzakomeza kuba hafi. Narabyaraga akansura, akaza kumpemba, baravuga ngo ntazibana zidakomanya amahembe, ariko nshima Imana ko Jay Polly nta hantu tugeze dukomanya amahembe, cyangwa se ngo bimwe by'abantu tujye muri social media baterana amagambo, ntabwo byigeze bibaho. Namwigiyeho byinshi, by'umwihariko atabarutse yari afite umushinga wo gufungura radiyo. Hari byinshi cyane twari yari afite, ariko nibyo koko umugabo apana imishinga. Hari ikintu nibukira kuri Jay Polly kikankomeza, ko yaravugaga ati tujye tubaho nk'abariho tutazapfa, tubeho nk'abariho aka kanya bashobora gupfa. Nabyo byabaye, gusa ahari ijabiro kwa Jambo saza tuzabona tumubona ku masozi. Murakoze cyane. Nitwa Eric Exdira. Jay Polly yari inshuti yanjye, kimwe n'umuryango we. Abenshi twari, ndibaza ko hafi ya bose twari tuziranye. Muri make rero ntabwo ndi bwizimbe mu magambo, cyane ko ntabwo ndakomera bihagije ku buryo navuga umwanya munini. Gusa icyo nibuka ntazibagirwa kuri Jay Polly, yari umugabo ufite ubuhanga mu myandikire, mu by'ubuhanzi bwiwe ndetse no gushushanya. Ikindi yari umugabo ukunda umuryango we, uhereye ku mwana we w'imfura akageza kuri murumuna we. Imfura ye ni Crystal, umukurikira ni Chloe. Ndibuka ko agifungurwa bwa mbere twaricaye, ambwira imishinga yari afite ku muryango wiwe. Yari yasohokanye igitabo, nzi ko Sharifa ndibaza ko yarakibonye, atwereka. Ngiye yaransobanurira, ambwira ibyo yifuza ku muryango we no guhuza abana be. Turaganira umwanya munini, anyereka uburyo ashaka ko abana be bakura neza, akabayobora mu nzira yiwe yo gusenga. Anyereka imishinga yari afite yo kubaka inzu ifite na piscine. Yarabinsobanuriraga ko abana be peut-être ko bakundaga piscine. Arambwira ati ngewe byose ndabizi nzabigeraho, gusa Imana yamujyanye atarabigeraho, ariko ntekereza ko ibyo asize
bishobora no kuzatuma n'ubundi bigerwaho. Nzi kuko turi hano twese turi inshuti ze kandi tumukunda kandi yitwaye neza mu mibereho yiwe mu myaka yari amaze. Ni gake cyane wasanga umugabo w'imyaka nk'iyo yari afite ibigwi bingana gutya. Ibyo rero ni bimwe mu byo nabonye ko nubwo atabarutse hari ikintu kinini asize akoze, kandi nizera ko undi munsi wenda tuzabonana tukabasha no kugira ibiganiro bindi turi mu bundi buzima nk'uko tubyizera abakijijwe. Niyo mpamvu rero nibaza ko ijambo ryanjye hanini rigingira abantu muri hano mwese ko twafata ingabo mu bitugu, niko bavuga. Umuryango mugari asize harimo abana biwe, ntekereza ko hari ibihangano byinshi asize mu studio, harimo ibyo nzi. Ntekereza ko hari amakontra amwe n'amwe, harimo abarimu utaramwishyura. Ndibaza ko mwakarebye umuryango we mukishyura ibyo mwarimu murimo, ko nzi ko hari abenshi bari bamufitiye amadeni. Ibyo ndabizi, nabihagararaho. Ndibaza ko natwe nk'abanyamakuru dusigaye rero, umuryango w'itangazamakuru showbiz muri rusange, twagashyize hamwe dushakira icyateza imbere umuryango we, haba mu bihangano by'aho byandagaye nk'uko Morix yabigarutseho, yaba mu byo yagiye asiga binyuranye mu mafilime yarakinnye, tukabihuriza hamwe tukareba ko hari cyabasha kuvamo, cyabasha gutunga umuryango we imbere ahangaha. Ikindi nifuza ni uko twakwishyira hamwe, wenda akagira uyobora icyo gikorwa, akabaho igitaramo ngarukamwaka. Njye niko mbitekereza cyo kumwibuka, kandi amafaranga yajya avamo akajya abasha kugira icyo afasha umuryango wiwe. Haba rero iyo mishinga yose ndetse n'ibindi byagiye akora, mu ijambo rimwe ndagira ngo soze mvuga ko uyu mugabo nubwo tutakiri kumubona ariko aracyari kumwe natwe, kandi yabanye neza natwe, n'intwari. Ndibaza ko naho agiye ubuzima akomeje, Imana imufite mu biganza kandi ameze neza, ntago apfuye nk'uko turi kugumya tubivuga, ahubwo ahinduriwe ubuzima kuko umuhanzi ntago apfa. Murakoze. Ndagira ngo ahari hano muturanye yigire hino tumuhe ijambo rwose. Murakoze cyane. Turi mu kiriro cy'umuvandimwe wacu Jay Polly, twarabanye neza cyane kabisa. Yari umuntu twavuganaga buri munsi, kuko umwana we yiganaga n'umwana wanjye. Ubwo ni ukuvuga ngo iyo ngiye nabaga ntari buboneke, naramubwiraga bose akabacyura. Ubwo rero Imana iramwakira, nta kundi. Gahunda yo ya Nyagasani nta kosa ribamo, burya icyo Imana yateguye nicyo kiba. Abantu bacu turabakunda, ariko Imana ikabakunda kurushaho. Ubwo rero Imana yaramwishubije, nta kindi tubibasibye gushima. Ubwo rero ndabashimira mwese turi kumwe hano, n'abo twakomeje kubana nabo kuva bitangira. Nta kindi ni ukubasabira imigisha ku Mana. Ikindi nakongeraho ni uko buri wese aho yaba ari yatekereza ku muvandimwe, akamusabira kugira ngo Imana imworohereze, azagire iherezo ryiza. Ni nabyo twizera, kuko yagiye ari umuntu ubana abantu mu mahoro, adafite ikibazo mu baturanyi. Ubwo rero kubera Imana twizeye ko ahari ari heza. Sawa rero, murakoze, abashimiye cyane. Ndumva navuga byinshi kubw'umuvandimwe, ariko n'ubundi nta kindi kirenze kuba twamusabira ku Mana. Sawa, murakoze cyane. Kandi nawe warakoze cyane. Hari byinshi cyane umuryango twibuka mwagiye mufatikanyamo igihe kinini cyane. Ndatekereza ko hari ijambo nyamukuru umuryango wa Pierre uza kukubwira cyangwa uza kukugezaho, twagira ngo twumve akari kakuri ku mutima. Ariko mu byo ushimye twe dushimye ibirutaho, dukurikije cyane cyane uko wabanye na nyakwigendera. Ati bimeze bite ko wakoze kandi umuvandimwe yapfuye? Ndavuga ni nakoze,
bamwe bakavuga ati se ko wakoze kandi umuvandimwe yapfuye, nawe nkavuga ntiyapfuye nyine ariko ni igihe cye cyari kigeze. Aho gusa nanjye yarambabaje kuko nigeze guhura nawe navuga ese ko dusa, abantu bavuga ko dusa bimeze biti, ati nanjye ndabona dusa, naho nkora barambwira ngo turasa, aho gusa Imana imwakire mu bayo kandi nanjye n'ubu n'akazi nagasubitse. Abantu benshi baravuga ati se byangize gute ko wakoze kandi umuvandimwe yapfuye, wenda bizi yapfuye ariko nta kundi, nanjye nkabemera ko ndi we, aho gusa Imana imwakire mu bayo gusa umufashe nta kundi byagiye. Yego no gufasha umuryango, kandi ufashije umuryango umufashije aba yifashije. Uyu mwanya dufite umubyeyi wacu, ni mukuru muri twe, niwe mukuru w'umuryango uri hano, ahagarariye umuryango rwose muri uyu mwanya. Nawe turaza kumuha umwanya atubwira ijambo, ariko nsabe mama Fisi ahaguruke aze tumuhe akanya agire icyo ashimiraho aba bantu tumaranye. Yewe nakwita n'ibyumweru 2 nubwo bitaruzura neza, ariko hari icyo yababwira muri uyu mwanya. Reka tumuhe ijambo, ndizera ko amaze gukomeraho. Murakoze. Kugira amagambo navuga ndumva binkomereye, ariko muri makeya ndashimira abantu benshi badufashe mu mugongo, ndashimira abantu benshi twakomeje kubana hano muri iyi minsi itari tworoheye. Ndashimira abantu bakomeje kujya baza kudufata mu mugongo. Ndashimira hari urubyiruko rw'abajene cyane b'inshuti z'abana banjye, cyane cyane Maurice, nibo nakomeje kubona batubaye hafi cyane. Imana ibahe umugisha. Ndashimira abaturanyi b'uru rugo rwa Jepoli, ndabashimira cyane mbivanye ku mutima. Iminsi yose nabaye ahangaha ntabwo nigeze nicwa n'irungu, ntabwo nigeze nsonza, ntabwo nigeze nicwa n'inyota. Bambaye hafi, bampaye icyo nkeneye cyose. Imana ibahe umugisha. Ariko kandi ndizera ko mu mwanya umusangiza w'amagambo aza kubaha ijambo. Ahari uyu muturanyi utuye hano hafi, nyir'urugo, nizere ko wenda ari hafi ahari, buriya nawe arababwira ikiri ku mutima we. Ndashimira abavandimwe benshi bakomeje kuza hano, ndabashimiye cyane. Imana ibagirire neza, ibakomeze. Imana igihira imirimo y'ibiganza byabo, kuko imirimo y'ibiganza byabo niyo yatumye nanjye bangeraho baramfasha. Bakomere. Hari muri makeya, hari murumuna wanjye ari we wabyaye Poli na Maurice, nawe yantumye kuko twavuganye kuri telefone ngo mbashimire nk'uko umwana we yakundaga Imana n'ubuhanzi bwe bari bushingiye ku butumwa bwiza harimo n'ijambo ry'Imana. Ngo Imana ikomeze namwe ibagirire neza.
murakoze, Imana ikomeze kubafasha no kubagirira neza. fate mukomere ihangane mama wacu ihangane. Ijambo ndi buvuga no munsi ntabwo ribe rirerire cyane, ariko ni nk'icyifuzo kiri ku mutima wanjye. Mu minsi ishize kuva umunsi Jay yatabarutse, afashe umwanya wo gutekereza cyane ku buzima bwe, ubwo yabayemo ari ku isi ari free, n'ubwo yabayemo ari doctor afunze. Ndatekereza kuko yari azi Imana, avuga ati iyo umuntu ari muri penitentiary hariya utekereza ku Mana cyane, kuko niho ubonye umwanya. Dushobora kuba tumuri mu buzima busanzwe tukibagirwa Umuremyi, ariko ntekereza ko hari yabaye igihe cyo kuvugana n'Umuremyi bihagije, kugeza wenda ku munsi yasubiye ku Muremyi. Ntekereza ko kubera ko hariya umuntu aba ari muri agoni, ububabare, yenda gusubira ku Muremyi, Imana izabe wenda yaramuhaye umwanya, kandi nawe kuko ni umuhungu mukuru, bizabeho ko nibyo mwifuriza yarabashije kugira umwanya wo gukora icyo twita tauba, cyangwa gusaba imbabazi Imana. Wenda we yarasabye, kuko mu buzima nobody is perfect, azabe yaragize umwanya wo gusaba Umuremyi imbabazi z'ibicumuro bye, kuko Imana ubundi mu buzima busanzwe iyo umuntu afite umukunzi we biragoye cyane ko waca bugufi ugasaba umukunzi wawe imbabazi ngo azikwime koko bikuvuye ku mutima, yari umukunzi wawe ariko by'ukuri. So twebwe rero turabakunzi b'Imana, dukunda Imana n'Imana ikadukunda. Twebwe wenda birashoboka ko tutanayikunda ariko ikomeza ikadukunda. Ntekereza ko rero muri icyo gihe nk'uko turi abakunzi b'Umuremyi nyine, niba yaragize amahirwe koko yo kubona uwo mwanya, kandi ndabimwifuriza, kandi ndatekereza ko yawubonye, akaba yarakoze iyo tauba, agasaba Imana imbabazi ikamubabara, kugira ngo ku munsi w'ibihembo, ku munsi w'umuzuko, tuzongere duhure, azabone ijuru. Twese nabyo byifuriza buri wese uri hano, ko twazagira amahirwe kugira ngo umunsi tuzaba turi muri cya gihe tuzasubira ku Muremyi, Imana izatuhereze kuba twasaba izo mbabazi Umuremyi nyine, kugira ngo tuzajye muri iryo juru, kubera ko njyewe ndaryemera. Ku batabyemera simbizi, ariko kuri njyewe niko bimeze. So ikindi navuze birahurirana n'ibyo navuze mu bushize cya gihe. Polly yari afite ibihangano, hari kumufasha bisanzwe, ariko twese uko tubaho mu buzima dufite ubushobozi butandukanye. Hari utashobora wenda kwikora mu mufuka muri iki gihe, ariko yaramukundaga bisanzwe, akaba atabasha kubona icyo ari bukore mu mufuka ngo abe yafashisha umuryango. Ariko hari ibihangano bye bifite uko bikurikirwa, bifite uko byinjiza amafaranga, kuko hari uburyo bundi ducuruzamo umuziki babyita gustreaming imiziki, hakagira amafaranga yinjira muri ibyo bihangano. Udafite ubwo bushobozi bwo kubyinjiza, ariko afite uburyo yakumva imiziki ye, ni milestone, nibwo yazabashyize ku iterambere ry'umuryango n'abasize. Uzabishobora azabikore, kuko niba wumva Chris Brown aba muri Amerika atakuzi, gerageza uzabikorera umuvandimwe wari uzi akiri hano ku isi, kuko wumva Ikinyarwanda cyane kuruta uko wumva Icyongereza, niba twese turi Abanyarwanda. Ikindi navuga, urumva hari n'ibindi bihangano bizasohoka wenda yari yarasize muri studio. Dufite gahunda yo kuzabikurikirana na Maurice n'abandi bose twavuganye. Muzambabarire, ni umwe mu musanzu ukomeye cyane nimwumva byasohotse, kugira ngo ni bumwe mu bufasha dushobora gukora. Kameme ufite telefone, ufite smartphone, ushobora kumva imiziki kuri YouTube, kuri Spotify n'izindi streaming platforms zose ziriho, azabikora mu rwego rwo guteza imbere umuryango wa Jay Polly, abana be babiri, abadamu yasigiye abana. Ni ikintu cyiza cyane. Ntekereza ko ahari azabibona, kandi umutima ufasha n'Imana irawubona,
izabibahembera mukiri ku isi, nayo mudidini ku munsi w'ibihembo abibahembere. Murakoze cyane, n'ibyo nashaka kuvuga. Arakoze Burudoge. Turi ku musozo w'uyu munsi, twumva ijambo rya Uwera Jean Maurice nk'uko ari we twaje gufata mu mugongo. Mu by'ukuri rero nyuma y'ibi ngibi reka mbashimire, tutaye twizeye ko aya maboko mwaduhaye tuzakomeza kuganira kugira ngo munatubwire muri rusange icyo mutekereza twakorera abana kugira ngo ubuzima bwabo bukomeze gutera imbere. Yego bagiye kwiga, ibindi n'ibindi tuzagenda tubiganira. Umuryango ni mugari ndabibona, abana ni abacu twese. Uzabona Crystal agenda hagati mu muhanda ntazamufotore ngo avuge ngo dore wa mwana wa Poli, azamushyire ku ruhande mwibutse yo kugenda hagati mu muhanda ari bibi. Uzabona Korowe akina mu mvura ntazamureka avuge ngo dore wa mwana wa Poli, azampamagare cyangwa se arebe ukundi kuntu Korowe tumuvane ku muhanda. Reka mbashimire, ariko kandi ntago nakwibagirwa ko Poli yari afite umuturanyi mwiza. Poli yagize umuturanyi mwiza ku buryo nawe hano hari ikintu tugomba kumugenera. Madamu w'uru rugo ndamusaba ngo yegere hejuru. Mama w'uru rugo, please come. Hari impano mwamugeneye mukecuru. Aba bana baragushimira kuko ubaniye umubyeyi wabo. Nyirakuru wa Crystal nawe ndamusaba yegere hejuru. Uretse Crystal kuba afite mama we, agira na nyirakuru kandi umukunda umuba hafi cyane. Hari impano nawe bakugeneye mama. Ndabizi ukunda Crystal cyane. Mwarakoze. Ladies and gentlemen, reka tubashimire, abari online tubashimire, abari hano tubashimire mwese. Umuriro wa Poli wacanwe hano iminsi 7. Njyewe mukuru we witwa Uwera Jean Maurice. Reka nshimire mwese mwagize uruhare mu kudutabara. Uwarize, uwababaye, uwafashe umwanya wo kumutekerezaho burya ari gutanga inkunga nini. Akaba ariyo mpamvu kuri iyi saha nsoje icyunamo twari turimo. Kiriyo kirasojwe, dusigarane inshingano zo kumwibuka. Ufite akababaro agakomezanye, sibivuze ngo ahita akarangiriza aho ngaho ako kanya. Uturira dukomeza kumanuka ajya afata agapapiye mushwari yihanagure. Icyo nzi cyo kitari ukwiyemera. Kera najyaga ndi mukuru kuruta Poli. Buri gihe iyo yakosaga nkamukubita, mama yarambwira ngo uyu mwana ukubita akarira. Hari igihe azahagarara muri stade abwira abantu ngo mwese muhaguruke, kandi bose bazahaguruka. Ninde utarabibonye? Ibyo bintu mama yajyaga bimbwira. So reka rero mbasigira umukoro wo kwibuka Poli uko mubishaka, buri wese ku giti cye. Soze kiriyo, murakoze cyane. Arakoze, amashyi ntabwo twayabujijemo yakomera nta kibazo. Arakoze Uwera Jean Maurice. Ntacyo nongeraho. Yavuze ni nyirurugo, ni nawe nyiri iki gikorwa.
ariko dushimira abanyamakuru by'umwihariko cyane. Ndatekereza ko impamvu banabishyizemo imbaraga cyane ari uko babanye na Paul cyane mu bintu by'imiziki cyane, kandi bakaba ari no gufata umugongo cyane umunyamakuru mugenzi wabo Uwera Jean Maurice. Dushimira buri muntu wese watanze inkunga kugira ngo iki gikorwa kigende neza. Nsabe Uwera Jean Maurice, hari umuntu mbajije ngo kugeza ubu inkunga abantu bari bafite iyo gushyigikira umuryango bayitanga gute? Niba agaruke ambwire Momo Pay uko imeze, imibare yayo, niba hari uyandika cyangwa se niba hari ukundi yabitubwira abitubwire, kuko ibyo byose abantu baravuga ati natwe ntitwashoboye kugera. Uwandika na telefone yakwandika ni akanyenyeri 7 akanyenyeri 7 akanyenyeri 400 128 urwego. Iyo ni kode yashyiriweho gufasha iki gikorwa, ndayisubiramo: akanyenyeri 7 akanyenyeri 7 akanyenyeri 400 128 urwego. Nukanda yes urahita ubona hajeho Jay Polly. Na akanyenyeri 7 akanyenyeri 7 akanyenyeri 400 128 urwego. Murakoze. Ubutumwa Joshua yaduhaga buri gihe bwari bwo kutwibutsa ko dukwiriye kureka inzangano, tukareka inzika, tukareka amashyari, ahubwo tugakora tugatera imbere kandi tugashyira Imana imbere mu buzima bwacu. Ubwo butumwa twongeyeho n'iri jambo ryawe nibigira icyo bikora mu mitima yacu no mu bugingo bwacu, udushoboze gutegura ejo hacu hazaza, kandi byose bikore nk'Imana, ubikorere kwesha icyubahiro. Komeza imiryango, gahunda zose komeze kubana natwe no kudufasha, kandi turakomeye kuko dukomejwe nawe. Ibyo tubisabye twizeye ko bidukoreye mu izina rya Yesu Kristo, amen. Imana ibahe umugisha. Icyumweru tumaze twararaga ku muriro, twaraga ku kiriyo, haganiriwe byinshi bitandukanye byatumye tubasha gukomeza gukomera. Muri iyi minsi rero 7 ibikorwa nifuje ko cyaza kuba kugira ngo dusoze iyo minsi 7 y'icyunamo ku mugaragaro y'ikiriyo, ariko abumva radiyo, abareba televiziyo, abumva itangazamakuru, ntago bino biracyavugwa, bino biracyakomeza, kumwibuka bizakomeza. Reka rero nshimire mwese mwakomeje kutuba hafi, mwese mwakomeje kudushyigikira, umuryango urabashimira by'umwihariko. Dufite iminota mike, ntago ndi bwizimbe mu magambo, ijambo nari mfite kwari kubashimira umuryango wa Nsabimana Pierre ariwe data. Reka tubashimire, ubundi dukomeza kwifuriza umuvandimwe kuruhukira mu mahoro. Murakoze. Twishime Joshua aracyariho mu bihangano bye, tuzamumva, tuzamukurikira, abamushyigikiye n'abamukunda. Turizera ko iki ni igihe ahubwo cyo kwereka imbaraga z'uko twamukundaga. Ndagira ngo rero mbere yuko tujya gushyira indabo kumva, twongere duhaguruke tumuhe umunota wo kumwibuka.
ndabizi neza Jay Polly amaso yacu ntazongera kumubona, ariko mu bitekerezo byacu ntabwo azibagirana, kuko dufite ikizamutwibutsa iteka ryose. No mu gihe twebwe tuzaba tudahari, tuzaba tutakiriho, abuzukuruza bacu bazamumenya nubwo amaso yabo atazamubona. Kadushimira Imana rero ku gihe yamutije kumara muri iyi si, kandi ndabizi neza ko nawe yakibyaje umusaruro. Turagushimiye Mana yacu, turagushimira imbaraga zawe zikomeye zibana natwe mu bihe by'amahoro no mu bihe by'umubabaro. Turagushimira igihe wadutije cyo kubana n'umuvandimwe wacu Tuyishime Joshua, ababyeyi be izina bamwise ryari ry'ubuhanuzi, kuko ntabwo azigera yibagirana mu mitima yacu no mu bitekerezo byacu n'abazadukurikiraho. Mu binyejana byinshi azakomeza kubaho. Izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Komeza imitima yacu rero, tuje gusura igituro cye, ariko nubwo tuhavuye ishusho ye n'ifoto ye bizakomeza kuba mu mitima yacu iteka ryose. Turagusabye kugira ngo umuhere kumuruhukira mu mahoro, natwe abasigaye kuri iyi si uduhe gutegura igihe cyacu dushigaje, twe kugipfusha ubusa, ahubwo tukibyaza umusaruro kugira ngo urugendo rwacu tuzarusoza amahoro. Tugushimiye ibyatubayeho, tukuragije na gahunda zose zisigaye, ukomeze kutubera Imana muri byose. Ibyo tubisabye tubyizeye mu izina rya Yesu, amen.